iyo ukomeje kuvuga itegeko rya kane kubereye ikiruhuko kandi kubera n'ikimenyetso ubaye antikristo kubera iki amategeko atwigisha icyaha icyo ari cyo ariko ntashobora kutubuza gukora icyaha nose ntabwo bavuga Yesu Kristo abavuga Yesu Kristo bavuga Horasi ikigirwamana cyo muri Egiputa ntabwo bavuga Yesu ntabwo Yesu w'i Nazareti se bavuga abavuga ngo Isa bin Maryam muri Quran bazi yuko buriya nayo nabigemeye impaka byo biti imihadara nabibagamo cyane kibwira yuko ko Quran ibyo bavuga Yesu we Kristo w'i Nazareti oya baravuga Yesu wundi iyo tuvuze theology cyangwa theology turashaka kuvuga theo niyo mana yihishuriye abantu itandukanye rero nicyo twita deite ni ikintu kitagaragara abantu baha icyubahiro biti nkuko twe tuvuga Imana y'u Rwanda Imana y'u Rwanda ntabwo ari Imana yihishuriye abanyarwanda ibyo abantu bita Yesu cyangwa Yezu cyangwa Isa bin Maryam kwaza no kuvuga Yesu bin Maryam ni ikintu kibi cyane Yesu mwene Maria erega ejo rahuye n'umugore mu isoko arambwira ati buriya ati mwene Maria gufasheho mwene Maria gufasheho ntuhinduka ubwo arimo aravuga Yesu none ugenda hagarara n'ibyo araguraga ndabireka buri muntu wese aramubwira ati nyunje tukura yawe iriho ubuze kuyambuka uyu munsi ugiye kuyambuka rero ni bande bashaka kuyambuka abantu bari usari nabanguye hejuru erega mararambugaye n'Imana yantabaye ubundi ubuntu ni Imana gutura mu nyabyaha Imana yarahagurutse ishaka kugira ngo iziture muri wowe iyo ikora imirimo yayo ibyasezerano rivuga ryo kuragwa ubugingo buhoraho iyo tugiye amategeko tuba turigiye yambuye ubano bantu barashaka umuntu arabambika bakambara ubusa mu Bufaransa bo baheruka kwemeza mu nteko nshinga amategeko ko abana b'imyaka 13 bashobora gusambana n'abagabo ntibabihanirwe urumva ko byamaze gutangira Yesu ashimwe cyane nshuti bakunzi ba AYALONI TV shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana turabasuje mugira amahoro y'Imana kandi mugubwe neza buri wese mu gihugu arimo aho mukubitera hirya no hino mushakisha kugira ngo mureke mwabaho mu ruhande rw'umubiri Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu na Pastor MUSISI aho dukomeje kugira ngo dufatanye kuganira kubirebana n'ibinsi ya nyuma y'imperuka duhagazemo aho abantu benshi bahugijwe n'ibintu byinshi ariko muri ibyo bintu byinshi harimo imikorere ya Satani ari uburyo Satani yashyizeho kugira ngo abantu bakomeze kwiyanduza bituma umwuka w'Imana akomeza guhunga abantu bazinukwe kaba rero ariyo mpamvu Imana dushyizeho kugira ngo dukomeze guhishura imikorere ya Satani y'uburyo bwinshi kubw'iyo mpamvu turi kumwe na Pastor MUSISI kugira ngo akomeze dufashe turebe ngira ngo murabizi ko turi kuganira ku ngingo 10 izo ngingo zanditswe n'umugore witwa ASUBIJE akaba ari we wazihaye Illuminati kugira ngo ibishyire mu bikorwa nayo rero Illuminati ibitanga mu rubutware bw'umwijima bw'isi nubwo benshi batabizi ariko bakaba barimo gushaka uburyo bwose babishyira mu bikorwa kandi ngira ngo turimo kubyiga tugasanga byamaze gushyirwa mu bikorwa abantu benshi turi kubyigaraguramo tubiryamamo tubigenderamo mbega tubikoreramo ubuzima bwacu bwose ariko abana b'Imana bubaha Imana barakomeza gushirwa amabanga kandi bazakomeza kugenda bitwararika muri iyi si reka twakire Pastor MUSISI hanyuma dusuhuze dukomeze ikiganiro cyacu Pastor muraho neza muraho murakoma Imana y'umushimwe amina hanyuma turanezerewe cyane kubwo kugaruka imbere ya bene data kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ry'Imana rero mwabanza mukabasuhuza ubundi tukagira nk'ibibazo bibiri tuvuga ku byo tubona batwandikiye hanyuma wendo ukasa nkaho bikomentaho hanyuma tugakomeza urakoze Imana y'umujuru wa mugisha ndabashuhuje abayobozi ba AYALONI TV ko bashimira n'umwete mufite kugira ngo ukuri kubikorerwa mu isi y'umwijima kujya hagaragara kugira ngo bifashe twebwe bari imusozi kumenya ibiducurirwa kandi nkaba mboneyeho umwanya wo gusuhuza bacu bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi zigishamikiyeho ari ku isi yose mbifuriza ibyiza
mbifuriza ko bagize amahirwe kumenya ururimi rw'ikinyarwanda, ni rumwe mu ndimi zivugwa na dialects zirushamikiyeho muri Afurika. Abantu bagera kuri miliyoni nka 50 bumva ururimi cyangwa bumva izo indimi zabo zikaba zifitanye umwe n'ikinyarwanda, byatuma bashobora kumva ukuri muri ururimi rwacu. Tuzi ko indimi z'amahanga zigenzurwa cyane, ariko turacyafite amahirwe yo kuba mu ndimi zacu dushobora gusangira ubwiru bwavuye ku Mana. Rero ndabashimiye. Hamwe n'ibyo reka dutangire gahunda yacu twiragiza umwami Imana. Uwiteka Mana ihoraho, Mana ishobora byose yo mw'Ijuru, ndagushimye. Ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye agakiza kawe Mana Nyiringabo. Ngushimiye yuko tukaba turinze, uratwihanganiye, turiho turahumeka uyu munsi, kandi twiringiye ko dufite n'iminsi myinshi tukiriho kugira ngo dukore umurimo wawe wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, ndetse no guhishura imigambi y'umubisha kugira ngo abacu bamenye ururo n'icyatsi bitandukanya. Nuko rero ndagusabye kugira ngo abazakora iki kiganiro nyuma ubu ndetse n'ibindi bihe bizaza kikiriho bazunguke kandi bazamenye ukuri kujyanye n'ibyo twavuze. Kandi kiruta byose mbasabira nuko bakwakirwa n'umucyo wavuye ku Mana ari we Yesu Kristo, kugira ngo abafashe kandi abarandate uzabageza mu bwami bwawe, ariko buzatuha ihumure n'ikiruhuko cy'iteka ryose. Nuko rero wemereye kubiduhera ubuntu imbabazi zawe, kandi byose tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma pastor, mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro none ngo tujye ku zindi ngingo, turashaka kugira wenda nk'ibibazo bibiri abantu banditse mbo comment batanze. Bamwe uzasanga hari abarimo kuvuga ngo ibyo uvuga ngo urabeshya, ngo uri umunyabinyoma. Wenda kadusome nka bibiri hanyuma mudufashe kugira ngo abantu bumve ukuri, kuko hari igihe abantu bashobora kuba wenda umuntu acecetse bakagira ngo nuko ibyo uyu muntu yanditse wenda wemeye ko ari kuri. Rero turagira ngo mudufashe. Ikibazo cya mbere, umuntu yaranditse aravuga ngo urabeshya Pastor Musisi, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bivuga ibihuje na Bibiliya, ntibijya bitandukana na Bibiliya. Icyo ni icya mbere. Ndumva ari kigufiya, ntabwo kigoye cyane, muragifata kuko mwari mwatubwiye yuko nta hantu bihura na Bibiliya rwose, ari ibintu bimeze nk'aho biri umwihariko. Undi yaranditse aravuga ngo uyu mugabo yaravangiwe. Nibyo urasoma, ariko ufite uruhande uhengamiramo. Mbese Aburahamu wabonye nawe ataragendeye mu mategeko y'Imana? Reba Itangiriro bice 26:5. Yanditse message ndende, we aranavuga ngo icyama nkazahura nawe, ariko twamwandikiye turamusaba ngo niba twemereye azaze tubahuze, hanyuma buri wese avuga ibyiringiro bye, agaragaza ibyiringiro bye. Yes, ari hano mu Rwanda, agaragaza ibyiringiro bye, hanyuma nta kiri gitabo tuzifashisha ni Bibiliya. Hanyuma rero namwandikiye ngo niba mutwemerera muzaze tubahuze, noneho buri wese yavuga ukuri kwe. Ni message ndende rero, ariko ahantu ushaka ko nifuza ko mwadufasha n'uyu murongo agaragaje muri Bibiliya avuga ngo Aburahamu nawe ngo yagendeye mu mategeko. Itangiriro 26:5. Ese wuni koko Aburahamu nta mategeko yagendeyeho biyandi kwivuga? Wenda reka banze nsubize ntari nibagirwa. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki? Ikibazo cya mbere uyu yavuze ngo urabeshya, ngo bitabo bya Rina White biraby'umwuka w'ubuhanuzi ngo bihura neza na Bibiliya, ngo ntaho bitandukaniye. Icyo namusubiza, urumva we ni ikibazo cy'idini. Kandi imyizere ya Rina White yaje ejo bundi ikinyejana cya 19 hagati yacyo. Ukuvuga yuko ubu ngubu birajya n'imyaka 200 ntiyari yagera ubwo buyobe butangiye mu isi. Impamvu bivuga kuriya, ubundi Bibiliya iyi igizwe n'ibintu bibiri. Igizwe n'ijambo ryitwa rema, ni ijambo ryanditse, kagira n'ijambo ryitwa logos, mu mwuka. So uwo mwuka rero w'Imana
iyo atakuri umuntu ushobora kuyisobanukirwa kuko ijambo ryanditse risobanurwa n'ijambo rizima ritura mu muntu kandi riguhabwa ari uko uhindukiriye ukuri kubwo kwemezwa ibyaha byawe no guhindukira Yesu Kristo. Aho aryo niryo bangashaka kubwira uwo muntu n'abandi babonye icyo kintu yanditse. Nkabashimiye benshi majority bari basubije bishimiye ibyo twavuze, atari uko dushaka gushimwa ahubwo twifuza yuko abantu bamenye ukuri cyane cyane ku bijyanye n'ibiriho, kandi n'ikigaragaza yuko ibyo tuvuga ari ukuri nuko bamwe nk'uriya mama wo mu Bufaransa, umuntu wo mu Bufaransa avuze ati noneho bashyizeho n'itegeko yuko n'abana y'imyaka 13 bashobora kuryamana n'abagabo ntibagire ikibazo. Biratwereka ko ahisi aho kugira ngo isi igende izana amabwiriza n'amategeko azahura umuntu, ahubwo birashyira hahandi cyane cyane ko tuba dushaka kugaragaza akaga kari mu isi n'umwijima uhari. Nubwo tugira dutya rimwe na rimwe tukavuga no ku madini, kuko yavuga ku madini nabyo ni byiza kuko bituma abantu bashobora kumenya yuko hari amadini cyangwa menshi mu madini ayobya abantu ahubwo batwara mu irimbukiro aho kubatwara mu gakiza. So nashaka kwerekana rero yuko Bibiliya nicyo nashaka kuvuga kubwira uwo muvandimwe n'abandi yuko mu gihe utari wahabwa jambo rizima, hari jambo ryanditse na jambo ry'ubugingo ritari ryakuzamo, ushobora kumenya Bibiliya icyo ari cyo. Noneho rero bo abangaba kimwe uwo muvandimwe kimwe n'abandi bameze nkawe, bo bakiriye umwuka witwa umwuka w'ubuhanuzi. Uwo mwuka rero niwe wihaye gusobanura Bibiliya mu buryo bwawo bw'uwo mwuka yifashishije uriya mugore Ellen White. Icyo nabasaba ni ukugira ngo basabe Imana ibaha umwuka wayo, kuko hari umwuka w'Imana wamanutse ku munsi wa Pentecote, kandi Pentecote nziza kuri twese. Ngira ngo uyu munsi turibuka kuza kwa Pentecote. Pentecote rero bihubiranye nuko mvuga kuri Pentecote nyayo atari iyo ngiyo yagize, kuko abantu benshi bagiye bahabwa imyuka. Joseph Smith hari umwuka yahawe washinze idini ry'abamorimori. Uwitwa Charles Taze Russell hari umwuka yahawe washinze idini ry'abayehova. Mohammed Solare alayhum wa sallama afite umwuka yahawe washinze idini ry'abayisilamu. Rero ni umwuka yavuganye nawe. Kandi rero uwo mwuka twebwe abakurikira iryo dini, uwo mwuka rwose ntureka bashobora kuba bareba ikindi kuko warabafashe mbiri. Iyo umuntu rero ashobore niki cyakuzahura muri izo mbaraga, ni umwuka wa Kristo agufashe mbere akagukura muri iriya myuka yose, harimo n'uyu wa Ellen White abagukijije. Branham William Marion nawe afite umwuka wamujeho, abamukurikira barawambaye. Ugasanga bene ibyo kuki byagenze bityo, ni ukugira ngo Pawulo ibyo yavuze ngo bazana ibice bazarimbuke bisohore, kuko Pawulo yihanangije abazana ibice mu itorero ry'Imana. Aba rero bazana ibice bakari byo bubaka, bamara bifashishije mu byanditswe, kuko Satani ni umuhanga mu byanditswe, na Yesu yashatse kumukubitisha ibyanditswe. Kuki Yesu yamutsinze? Yesu yari Imana, kuko umwuka we niwe wasubizaga Satani. Aba rero nicyo kibazo cyo bafite. Ikibazo cyo bafite rero ni ishyano kandi ni ingume, ni nacyo kizatuma abantu benshi barimbuka. Urumva rero uwo mwuka aravuga ngo uno kuri we uriya mwuka ngo uhuzanya na Bibiliya. Jewe ndavuga ndangiza mvuga ngo yiba icyo umwuka wa Ellen White ari umwuka w'ubuhanuzi wavuga ibyo Bibiliya ivuga, kandi nanjye Bibiliya nkaba ntayihakanya nyemera, kuki ntahuza nawe? Icyo niho kibazo. Bibiliya ndayemera, ndayigisha. Rero iyo uwo mwuka ahuzaga na Bibiliya, nibere ko na Pawulo azutse uyu munsi yarira abonye biriya bitabo byanditswe na Ellen White. Imana ibaha umugisha. Hanyuma paze ikindi cya kabiri ni umuntu wanditse avuga ngo uri umuyobe, waravangiwe. Aravuga ngo uri gutesha agaciro amategeko, ngo kandi ngo na Abrahamu ngo nawe ngo Imana imuhamagara ngo yamuhaye amategeko kandi ngo niwe yamuyoboye. Ese koko Bibiliya ivuga yuko Abrahamu Imana yamuhaye amategeko? Tubona ngewe nzi ko amategeko yahawe Abisiraheli munsi y'ubutayu munsi y'umusozi wa Sinayi bava muri Egypt. Ubwo rero muradufasha niba Abrahamu nawe ari amategeko, niba risezerano ricyo ariko rivuga. Niyo uwo nguwo nawe n'umwe n'uriya navugaga ni bamwe,
ariko twifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya igice cyaho cya 3 kugira ngo aba bantu bajye basobanukirwa neza ibyo tuba dushaka kubwira bari mu isi. Ntabwo twe dushaka icyacu cyubahiro cyangwa ibindi. Ahangaha hari amagambo agira ati none se amategeko yazanywe niki? Ngo yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urugo byasezeranijwe, kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange bayahe umuhuza mu ntoki nawe ayaha abantu. Icyakora uwo muhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho, kuko yaba harabayeho amategeko abasha guhesha cyangwa kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Iki kintu banze bacyumve neza. Aba bantu bavuga amategeko kandi ayo mategeko ubwabo barayica. Ikimenyimenyi nuko bizaniye kurimbuka, kuko birata icyo badasohoza. Ni bande basohoza amategeko se? Ni urubyaro rw'Imana. Urubyaro rw'Imana se ni uruhe? Ni urunguru rwasezeranyijwe. Kugeza bwo urubyaro rwasezeranyijwe ndetse na Aburahamu ngo bavuga. Aburahamu yasezeranyijwe umugisha w'Imana. Uwo mugisha w'Imana ni Kristo. Ufite Kristo ni ufite ubugingo buhoraho. Ntabwo ufite amategeko. Twebwe twigisha Kristo, ntabwo twigisha amategeko. Ese iyo tumaze kwakira Kristo tuba twica amategeko? Igisubizo ni oya, kuko na Kristo ntisha amategeko. Ahubwo tuba turi bazima, ko dufite ubugingo buhoraho. Bo rero Satani ababwira ngo nibavuga kwizera muvuge ngo se kwizera tujye twica amategeko nko muyica, kuko bavuga ko twica amategeko. Ngo kuko wishe rimwe abayishe yose. Kubera iki? Kubera ngo isabato. Narababwiye itegeko rya 4 nasobanuye inkomoko yaryo. Itegeko rya 4 ni ikiruhuko, kandi itegeko rya 4 ni ikimenyetso. Iyo ukomeje kuvuga itegeko rya 4 kubereye ikiruhuko kandi ho kubera n'ikimenyetso, ubaye antikristo. Kubera iki? Nongere mbisubiremo. Kristo niwe kiruhuko cyacu. Yaravuze ati muze mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura. Mubone ikiruhuko cyo mu mitima. Ubu ngubu turi mu isezerano ry'umwuka, ntabwo ari isezerano ry'umubiri. So isezerano ry'umwuka rero agakiza kacu kari imbere mu mutima, no kuruhuka kwacu kuri mu mutima. N'ibyiringiro byacu byarimutse bivuko twabagaho, kuko turajya muri Kanani yo mw'Ijuru. Ntabwo turi muri Kanani yo mw'isi, aho tugiye gushyira ubwami nuko tukagira n'amategeko atugenga turi mw'isi. Ahubwo turajya mw'Ijuru. Uwo tujye mw'Ijuru rero dufite itegeko ridufasha. Itegeko ni ukwizera n'urukundo. Niyo mategeko yacu twahawe mw'isezerano rishya mu bintu babyumve. Noneho rero Bibiliya ikavuga ngo urukundo iyo baze kurugira ntabwo ubugisambanye, ntabwo ubukibye, kuko ukunda ntiwamusambanya, uwo ukunda ntiwamwiba, kuko iyo musambanyije umukoresheje icyaha. Iyo umwibye umuhemukira mumubabaje. Ubwo ntabwo twakora ibyo ngibyo ngo kuko ubuntu buhari. Yego hari abandi Satani akoresha kugira ngo bunganire abangaba. Bigisha ko ubuntu twagiriwe ntabwo amategeko atureba. Twebwe amategeko aratureba, kuko amategeko arava ngo ntugakore iki. Mbese muri make amategeko atwigisha icyaha icyo ari cyo, ariko ntabwo atwigisha kukireka. Sinzi icyo nawe mucyumva neza. Amategeko atwigisha icyo ari cyo, ariko ntatubuza gukora ibyaha. Nongere bisubiremo. Amategeko atwigisha icyaha icyo ari cyo, ariko ntashobora kutubuza gukora icyaha. Niki kitubuza gukora icyaha? Pawulo arabisobanura mu rwandiko yandikiye Tito igice cyaho cya 2. Noneho turebye umurongo turebe Tito igice cya 2 umurongo wa 11. Ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Urumva icyo ubuntu twigisha icyo ari cyo? Yego. Bwo icyambere amategeko ntashobora kutubuza ntashobora kudukura mu irari ry'ibyisi. Ntibishoboka. Iyo ni kamere yacu. Ndarikira ibyisi, icyo wambwira cyose, niba iyo ndwara gifite ntabwo amategeko azambuza kubikora.
bwose. Itegeko riravuga ngo ntuzifuze, ariko rishobora kubuza kwifuza. Wese rirakubuza kwifuza kandi yo kamere yawe. Abantu usize ntugasambane, kandi kamere yanjye ari ubusambanyi, umwuka w'ubusambanyi ungendaho, ntabwo baba babyumva. None ubuntu no twagiriwe bw'Imana ngubu bwarabonetse. Pawulo yavuga ubwo abwira Tito ni ryari bwabonetse? Ni igihe amategeko yatangwaga kuri Sinayi? No, ni igihe Kristo yazaga mu isi nibwo ubuntu bwabonetse. Aba bantu bacu tujye mudufashe aho bari umuntu wegereye ajya abahwitura kugira ngo be kurimbuka. Ntabwo ubu buntu buvugwa ntabwo bwaje ku munsi Mose yamanukanye ibisate by'amabuye 10 ku musozi wa Sinayi. Biriya Mose yakoze byari iki? Byari igicucu kibizaza, ariko umubiri wabyo nkuko Pawulo abisobanura mu rwandiko yanditse abikorosayi ufitwe na Kristo. Aha rero turababwira kugira ngo bakire ubu buntu. Ubuntu nibamara kubwakira bakagira amahirwe yo kubwakira, bazakanguka bave mu mwijima. Pawulo yabivuzeho mu rwandiko yandikiye ab'Ikorinto, mu rwandiko yabandikiye rwa 2 igice cyawo cya 3 katuve ku murongo wa 12. Aravuga ngo nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, titumeze nka Mose witwikirizaga mu maso he kugira ngo abisirayeli barebe iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo ngo yarahumye. Abangaba bari bagendera mu mategeko, erega abangaba n'abigisho ba Mose nabo. Ngo ndetse kugeza na n'ubu iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba gitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Mwe abantu bacu bira ntibayizi. Ni ukuvuga ngo pasiti hagane gatoyi. Ubuse mu by'ukuri nk'ahantu aba bene data bacu bo muri iri dini bajya bahasoma ngo bahumve. Urumva kuna tubwiye uvuga yuko Bibiliya kwisoma ukeneye kugira umwuka wayanditse, ari we logos, ne spiritual personality yitwa logos ikubamo kugira ngo uhishurire ububwiru, kandi isezerano rishya ntishobora kurimenya. Niyo mpamvu wahora mu rya kera niho uriya mugore yabashubije. None se ko batubwiye Pawulo avuze ngo iyo barisoma ngo kugeza n'ubu ntago ari kera mu gihe cy'abiseri ngo ahubwo kugeza n'ubu iyo barisoma cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo cyane. Ubu imitima yabo iratwikiriye, ni ikibazo. None nabamenye yuko icyo gitwikirizo cyakuweho na Kristo. Bari bahindukiriye Kristo, cya gitwikizo gituma batareba ngo wamwishimu bavemo uyu nguyu uvuze gutwikira imitima yabo, bakanguka bakamenya icyo bagomba gukora. Naho bari mu ntambara amategeko ntibayazi, ntibazi n'icyo ari cyo. Twe amategeko turayazi, tuzi icyo twigisha kumenya icyaha, ariko ntashobora kukubuza wowe wamudivewe cyangwa undi ukomeza amategeko gukora icyaha, kuko ubuntu turabwumvise nibo butuzanira kureka kubaha Imana, kandi bukatwigisha no kureka irari ry'ibyisi, ngo bukatwigisha kujya dukiranuka, twirinda twubaha Imana mu gihe cya none cyane. Uvuze neza, bifashe mu mutwe. Noneho ngo ahubwo kugeza na n'ubu iyo ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nubwo Satani cyo yabakoreye, bavuga Kristo, ariko kandi iyo bamuvuga imyizerere yabo n'imitima yabo iratwikira igitwikizo cya Mose. Icyo gihe Kristo ntibamuzi, ubavuga ntabwo ari Kristo batekereza. Ariko pastor, aba bantu bo bavuga yuko Yesu bamwemera, banamwizera cyane rwose, ubwo buntu babwemera, ariko sansu murabivugamo uragaragaza ko bo nyine ubwo ni Yesu ntibaramwizera, bakwiye ko mwizera. Ariko hari n'aya magambo dusomye nayo arankanze, arankangiye na baba mu isezerano rya kera gusa, niho bicaye, niho birirwa basoma. None baratubwiye ngo n'ubu iyo barisomye igitwikizo cyo gitwikira mu mitima yabo, ngo ntibamenye yuko cyakuwe na Kristo, kandi bakavuga ngo Kristo baramwizeye. Ese aba bantu wababwira iki kubirebana no gusoma isezerano rya kera n'isezerano rishya? Isezerano rishya ari rya Kristo, bo bakaba bakiri mu rya kera. Ariko kandi hari n'igihe wenda
turabizi n'abazandika muri komantere atari ko naryo turarisoma, ariko se baba barisoma bakaba bakishijinganya ku iki kintu cy'ubuntu. Ibi bintu bitubwire rwose. Kamanze nkubwire, buriya tubaye tuvuge ikintu cyitwa Yesu. Buriya Yesu uvugwa ku rurimi si we Yesu Kristo twizeye. Oya, Yesu Kristo w'ukuri twizeye atandukanye. Nose ntabwo bavuga Yesu Kristo, abavuga Yesu Kristo bavuga Horasi, ikigirwamana cyo muri Egiputa. Ntabwo bavuga Yesu, ntabwo Yesu w'i Nazareti se bavuga. Ukuvuga ngo bantu bavuga Yesu Kristo ni Horasi, bavuga Horasi, ni nawe burya baramye. Niyo mpamvu bashushanya nyina amu hagati yari uruhinja. Biriya ni legasi ya kera iriho, urumva neza. Ahubwo bagushije ishyano. Icya kabiri, iyo abavuga ngo Isa bin Mariam muri Qur'an, bazi yuko buriya nayo nabigemeye impaka byo biti imihadara nabibagamo cyane. Kibwira yuko ko Qur'an ibyo bavuga Yesu we Kristo we Nazareti. Oya, baravuga Yesu wundi. Yesu tuvuga twebwe agaragara muri Bibiliya kandi yiyereka umuntu ku mbabazi ko yamutoranyije. Ntabwo apfa kugusa kumuvuga ngo ndamuzi, ese wamwigute? Kuko Bibiliya twereka ngo kugira ngo umenye Kristo nuko muhishurirwa n'Imana. Ubundi Kristo nyawe, ibi bintu bye biraneze byo bivuga abanavuganaga nabo bandi bose bagira. Tumuhishurirwa n'Imana, ntabwo tumuhishurirwa ko twamwumvise, twamusomye mu bitabo, no kumusoma muri Bibiliya ubwo ntabwo ushobora kumenya. Kuko dore icyo umukiza avuga muri Luka igice cya 10. Luka igice cya 10, iki kiganiro rwose niyo mpamvu gusubira mu byo abantu baba tuvuze badutuka n'abandi tugomba kubisubiramo kugira ngo aharaho, ariko binyuze mu kubasengera. Ntabwo ari mu buryo gusa bw'ubwenge, kubasengera ariko bashobora kumenya ukuri. Ku murongo wa 22, Luka 10 murongo wa 22, aravuga ngo byose nabihawe na Data, kandi nta uzi umwana uwo ari we kiretse se, kandi nta uzi se uwo ari we kiretse umwana n'uwo umwana ashatse kumenyesha. Ni ukuvuga ngo nta uzi Kristo uwo ari we kiretse Data, Imana yo mu ijuru. Nta nundi ushobora kumenya Data, buriya n'Imana ntibayizi. Niyo mpamvu basenga Horasi, niyo mpamvu basenga ibyo Muhammad avuze cyangwa ibyo Elena White bivuga, avuga Imana bakabikurikira. Ntabwo Imana ushobora kuyimenya, wayimenya sute? Ubundi Imana ari isomo ryitwa, iyo tuvuze theology cyangwa theology, turashaka kuvuga theo niyo Mana yihishuriye abantu. Itandukanye rero n'icyo twita deite. Deite ni ikintu n'izina, ni ikintu kitagaragara abantu baha icyubahiro, biti nkuko twe tuvuga Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda ntabwo ari Imana yihishuriye abanyarwanda, ni Imana iri mu muco w'abanyarwanda. Imana ntabwo bigeze bayibona bakavuga ngo Imana. Niyo mpamvu bitirira amazina, haba Imana, hakora Imana, havuga Imana. Yego, irya Mana bavuga ni Imandwa, ntabwo ari Uwiteka. Noneho rero niyo bitirira abana babo. Kumenya Uwiteka ntabwo ari ibintu byoroshye. Iyo turebye muri Matayo igice cyaho cya 10 murongo 27, nabwo Yesu yongera gusumira muri iri jambo, byose nabihawe na Data, kandi nta uzi umwana w'Imana kiretse se, kandi nta uzi se kiretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Urumva icyo dushaka kuvuga? Yesu niwe wenyine ushobora gutuma umenya Uwiteka. Ntabwo ushobora kubura ngo umenye Imana, kandi ntabwo ushobora none hariya muri Luka twabonye ko haravuga ngo ntawe ushobora kumenya Yesu Kristo kiretse Data amuhishuriye akamwereka. Ibyo ni ibintu bibiri tugomba kumva. Abantu be kwirwa bigora, be kwivuna, ahubwo abantu bace bugufi basabe Imana bahishurira ukuri, aho kugira ngo Imana uhagarare mu idini n'ibitabo wanditswe n'abahanuzi banyu abari mu sengero umugisha wo kumenya Imana, ahubwo banze uve muri uwo mwanda, muri yo kwagmaya wahambiriwemo, uhindukirire Kristo by'ukuri. Noneho uvuga iti gende kuri zero, genda shaka unyereke untabare, unyereke Imana Data. Noneho ubundi gusenga Data by'ukuri, kuko kumusengera mu kuri no mu mwuka nibwo umusengeze mu kuri. Rero kureba ngo Elena White yahawe hishurirwa munarije, ariko se kukindi gendera je ntabwo ngendera gwishwa jewe na Paulo yasabye kugira ngo dushake Kristo. Ntabwo yavuze ngo mushake Paulo, kandi Paulo yabonanye na Kristo, yamwigishije imyaka iyi mu butayu bwa Arabiya babana, ariko ntabwo yigeze avuga ngo ngiye Paulo mu nyumve cyangwa oya, ahubwo yaraseze ngo Imana ndabasengera ngo muhishurirwe Kristo ari we. Yes, arasere mu mitima yanyu. Ariko aba bandi bose bagenda bavuga ibintu
birababaje. So muri make n'uvuga umuntu namagarukiriza aho ari ikibazo wari wambajije uti nari nashatse kuvuga nti Yesu Kristo kumumenya nashaka kwerekana yuko ako kantu nkakureyo ibyo abantu bita Yesu cyangwa Yezu cyangwa Isa bin Mariam. Kwaza no kuvuga Yesu bin Mariam ni ikintu kibi cyane. Yesu mwene Mariya erega ejo nahuye n'umugore mu isoko arambwira ati buriya ati mwene Mariya gufasheho, mwene Mariya gufasheho ntuhinduka. Ubwo arimo aravuga Yesu n'urugenda hagarara n'ibyo araguraga ndabireka maze ibyo avuze kuko nawe arayobye. Mwene Mariya ubwacyo ni igitutsi. Nahise muhugura kandi ni umukristo, ariko iyo agomba guhugurwa. Burya guhugura abakristo bene data babyawe n'Imana batwumvira ni byiza, kuko byabaye no kuri mwene data witwaga Apollo. Yagendaga yigisha umubatizo ariko akavuga wa Yohana kandi arimo yamamaza Yesu Kristo. Abantu rero bagomba guhuguka kimwe n'abana. Ubwo no kuvuga ngo waramuhuguye uwo mugore waruvuze ngo mwene Mariya uramubwira ati ariko ibyo ntabwo ari byo. Naramucyashya ahubwo ndabona ntuzongere kuvuga ibintu nk'ibyo ko nishyana. Yesu ni umwana w'Imana, Mariya ntabwo yiza byara Imana. Abamwita ngo ni nyina w'Imana nibo abandi bazari ikigirwamana cyahozeho kera muri Babiloni cyitwaga Shiberi, cyitwaga nyina w'Imana zose. Nkuko twabivuze ubushize sinzi n'abatwara bivuze hano yuko Mariya ikigirwamana kazi cyitwa Shiberi bakivanye ku kirwa cya Perugamo nyuma yuko abamedi n'abaperesi bamaze kwigarurira isi. Bakivanye Babiloni abagirwa bacyo bahungana nacyo bakitwara ku kirwa cya Perugamo. Hanyuma bakivana ku kirwa cya Perugamo, ndavuga abagirwa bacyo, Abaroma bamaze kwigarurira isi, babaza imana z'amahanga yose bari bamaze kwigarurira, baza kumva yuko nubwo bigaruriye ibihugu byose n'imana zabyo, ariko nyina w'Imana zose ntibigeze bamuzana. Nibwo rero bahagurutse baragenda bajya Perugamo, aho cyari aho nyina w'Imana yarari. Ikigirwamana bakigeze Roma ku murwa mukuru w'ubutware, impundu ziravuga. Hanyuma rero nyina w'Imana niwe waje kwitwa Bikira Mariya, niwe baramya. Buriya ni ikibazo. Umuntu akavuga ikigirwamana kazi. Yeremiya yakise umugabekazi wo mw'Ijuru, abangaba mwita umugabekazi, umwamikazi w'Ijuru n'isi. Twese tukabijya inyuma ntitubaze ibyo ari byo. Kumbe turimo turakora ishyano, turaramya ibigirwamana. Kimwe n'abantu barokore bacu. Burya nabo bano bantu barokore benshi Yesu baramya, burya ntabwo ari we Kristo. Bavuga Yesu utanga imigati, Yesu utanga ibyaro, ibyo ni bya biheko. Yesu atanga ubugingo, ibindi byose bishobora kuba inyongera nk'uko dusezeranyije. Yesu iyo dushaka kukwigisha ibyo tubyigisha twitoze nk'uko bitubwiye. Ese icy'ingenzi yavuze twaracyakiriye, banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kandi kuko tubibonye ntabwo Imana wayimenya kirisa ari Yesu umukweretse. Hanyuma n'ibindi uzabyongerwa kandi azaguha ibigukwiriye bikuboneriye. Ibizakongerwa bitanabayeho ubufite icy'ingenzi, ubufite ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu abantu bari mu isi iyo utangiye kubigisha Yesu mwakire. Hari umuntu umwe yigeze kuza wo mu Nigeria aratwigisha kano kantu, wenda ni n'akantu keza twagakurayo kose abantu bakakumva kabafasha, kandi b'amadini yose, kugira ngo atagira uwiryo urwara ati jyewe ndi igitangaza. Twaragiye turagenda tujya mu bantu mu Nigeria, araza aratwigisha, atwigisha ku nyanja itukura. Nyanja itukura uburyo yari yahagaritse umutima w'abana ba Isirayeli. Arangije aravuga ati rero inyanja itukura yawe uyu munsi igomba kuvaho. Atagira ubukene, atagira ubushomeri, kandi byose turabifite. N'indwara za rubaga impande nk'izi zigiye kungadika, byose agenda bivuga. Avuga ubugomba, avuga abashatse za viza zananiranye, abashatse kubaka amazu akaba yaranze, abagumiwe. Abo bose amaze kubavuga twese twibonamo. Aravuga ati izo ndwara zigiye kuvaho. Buri muntu wese aramubwira ati inyanja itukura yawe iriho, ubuze uko yambuka. Uyu munsi ugiye kuyambuka rero. Ni bande bashaka kuyambuka? Abantu bari usari n'abanguye hejuru. Erega mararambugaye n'Imana yantabaye. Banca hejuru biruka nkabarajya kuba ngo nibaze hari. Ati bamaze guhaguruka avuga ati rero mwakire Yesu. Nuko ese babwira uwashaka kwambuka ni yakire Yesu. Nuba akoresheje turufu abapagane bose urushundura rubarubye baje kwakira Yesu.
Yesu bakiriye ni uwuhe? Yamaze kuvuga ati Yesu mwakiriye ugiye kwambutsa ukize indwara uhaza irari ryacu ryo mu mitima. Kandi biratubwire ngo ahubwo ubuntu twahawe burwanya ryarari, none ubu ngubu irari ryacu ararishyigikiye, afashe icyemezo cy'uko twebwe Yesu wa wundi usatisfyinga ryarari no tugiye kwakira ubundi dayimoni nta wundi. None pase nk'abo bantu baje muri urwo ruvunge rumeze gutyo baza birukanka, umuntu ababwiye ko inyanja itukura ari ubukene, ari inzara, ari ukubura urubyaro, kugumirwa n'ibindi, bahagera agahita babwira ati mwakire Yesu, uyu muntu koko abakijijwe? Uyu muntu ni intumwa y'umwanzi. Ni ukuvuga ibimbiri yarabisobanuye yuko abantu bazajya bigisha abandi bifashishije uburiganya bwo mu mitima yabo. Ni ukuvuga abantu bafite uburiganya bwo mu mitima yabo n'uburyarya abukoresha kugira ngo yigarurire abantu. Namara kubigarurira abahindura abagaragu n'abajabi, kuko bamufata nk'igitangaza aho agiye hose. Amafaranga afite ubwo yamaze kutubwira ngo aratubwira ngo yakaba yafata mu ntoki zacu buri muntu akamuhesha umugisha, ariko ngo araza gusengera abashumba bacu n'abarambikaho ibiganza akabakora mu ntoki, nabo baje kudufata mbese tubabuzukuru be, bariya b'abana be, bariya tubabuzukuru. Ariko njye narebye ndumirwa mpava n'imyizi muso, kuko nabonye yuko ari ishyano rimwe rigwiriye abantu. Ariko abantu babyumva. Rero mu gipantekote natwe iwacu ibi nibyo bigwiriye. Actually tuzabyiga, byitwa wikidimonology, gukora kwa Satani. Ako kantu Manuel katwandikire tuzakigaho, kuko amafite ikibazo. Aba bakristo ni babandi bahora bakitwa abakristo ariko ntibakure, kuko ntibigeze bigishwa ubutumwa bwiza ngo bamenye ukuri. Hanyuma wenda pasi kugira ngo tubone uko dusohoka ahangaha, ndashaka gusoma nk'izindi message nk'ebyiri, hanyuma duse nk'abasubika. Mu by'ukuri hari abavuga ko mwayobye cyangwa mwavangiwe, biragaragara ko bafite iyo myemerere y'idini wabo, ariko hari abantu benshi babashimira bavuga ibyiza mwakoze. Ariko mbere ko dusubiza message, arandi magambo nayo nashaka kongeraho kuri wa muntu wavuze ibya Aburahamu ngo yahawe amategeko, ngo Imana ni amategeko yamuhaye. Ni imirongo yo muri Bibiliya, kuko bakunda kuvuga ngo tujye tugaragaza imirongo yo muri Bibiliya. Ese koko Aburahamu ni amategeko yahawe cyangwa ni ukwizera? Abaroma igice cya 4:23 baravuga ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Uwo ni Aburahamu. Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwandirizwa no gukiranuka? Aho ni Pawulo yandikira Abaroma. Nanone yongeye kubivuga mu Bagalatiya, nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwandirizwa no gukiranuka. Abagalatiya igice cya 3:6. Na Yakobo yabisubiyemo ibice 2:23. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwandirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Urumva Aburahamu nta mategeko naga amategeko yigeze ahabwa, amategeko ngari yamuhindura inshuti y'Imana. Bivuga ngo nubwo amategeko yaduhindura inshuti y'Imana, ahubwo kwizera niko kuduhwanizwa no gukiranuka tukaba inshuti y'Imana. Rero turabwira uyu mwene data kuba yafokasinga ku bintu birebana n'amategeko, kuko icyo kuvuga ngo Aburahamu ngo yahawe amategeko, ntabwo Aburahamu yahawe amategeko. Aburahamu Imana yaramuhamagaye musanze muri Uri y'Abakarudaya, ngo Aburahamu yizera Uwiteka nawe abihwanye no kugira gute no gukiranuka. Aburahamu aba inshuti y'Imana. Hanyuma wenda message za nyuma tugiye gusoma, umuntu utari twamuvaho ntabwo abonye yuko yanditse ibintu byinshi. Yanditse message ndende cyane. Nase ntagenda akavuga imirengo muri Bibiliya. Yego. None se kuki adasobanukira icyo Bibiliya ivuga kandi arimo atwereka? Kuki ashobora kuvuga ikosa nk'iryo ngo Aburahamu ngo yitondeye amategeko y'Imana kandi amategeko yari ataratangwa? Nuko umuntu yigishijwe nabi. Twe turemera amategeko yuko atwereka icyaha, kandi yaratanzwe, nabwo ubwo aba yakurikiza ntabwo yigeze abakiza. Nkuko Bibiliya tubwiye, ntabwo hajya kubaho Imana kongera kwigora ngo itwoherereze ubuntu bwayo, ubuntu budukijwe n'ubuntu. Bwa buntu bwa ese ubundi ubuntu ni iki? Ubundi ubuntu ni Imana gutura mu nyabyaha. Imana yarahagurutse ishaka kugira ngo iziture muri wowe. Iyo ikora imirimo yayo, wowe ntushobora. Ikora imirimo yayo, noneho ugire gukiranuka, guheshwa no kwizera y'Imana. Apana kuvuga ngo uravuga amategeko. Kuko igiye mu mategeko uba uri usenya isezerano rishya. Abaroma katurebe Abaroma aho ngaho basomaga 4:13. Haravuga ngo kuko amategeko atari yo yahisheje Aburahamu
cyangwa urubyaro rw'isezerano ry'uko azaragwa isi yose, ahubwo yari heshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Yes. None umurongo wa 14, abiringira amategeko. Urumva iki kintu? Abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa. Kwizera kuba guhindutse ubusa n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Irya sezerano rivuga ryo kuragwa ubugingo buhoraho. Iyo tugiye amategeko tuba turigisha, tuba turigiyambuye. Ubano bantu barashaka umuntu arabambika bakambara ubusa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Mu yandi magambo ubwo nta bugingo bafite ko bakiri mu mategeko. Yashwi ntabwo. Kandi isezerano baryanze. Rya sezerano ryo kuragwa isi yose bararyanze. Riheshwa no kwizera. Aba bantu bafite ikibazo. Ariko nuko basabira. Twavuze umuntu badutuke bagire batarukozwe tubasabira. Yego turabasabira. Bafite ibibazo bikomeye. Gusa icyo twababwira nuko basoma Bibiliya yose bakareka gusoma umurongo umwe ngo basome tubiri. Cyo tubabwira nuko bakwihana bakakira Yesu. Erega ntaho bari kure. Bari kure bakiriye ikidini. Ariko bakeneye kwakira Yesu kugira ngo we abahishurira ubwiru. Ubu bwiru tubabwira. Ariko pasi mu by'ukuri bene data mudukurikiye mwese kuri AYALONI TV, niba hari umuntu uzi ko asobanukiwe n'amategeko, aho kugira ngo uvugire inyuma, turifuza kuza hanyuma mukagaragaza umucyo mufatanyije na paseri kugira ngo abantu murikirwe n'umucyo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho kugira ngo uvugire inyuma wenda ngo wijujute cyangwa wenda uzane amagambo yo gutukana n'inyuro n'ibindi. Nibyo byiza, kuko twebwe ibyo tuvuga nge mbona byose ibyo uvuga byose bituma kubibona mu isi birasohoye. Rero aba bantu nibemere bace bugufi bihane kandi bayoboke kwizera, kuko niba abantu bibereye mu isezerano rya kera kandi tubonye ko urisomye wese umutima we ugikingirijwe n'umwenda ni ikibazo. Ikindi kibazo bashwiriye kumenya impamvu ugiye mbabwira ngo bongere basubire inyuma bajye ku rufatiro. Ntabwo bashobora gukirizwa muri ririya dini. Ririya dini bamaze kurijyamo kandi bageze kure. Bamwe babaye abatambyi, abandi bamaze kwakira umwuka ukomeye ubajisha. Ni ukuvuga ngo ubundi Bibiliya itwereka uburyo dukwiriye kwizera, itangira ryo kwizera. Haravuga ngo 14, Abaroma 10:14, ngo ariko se bamwambaza bate batari bamwizera? Uyu utari wizera Yesu nashobora kumwambaza. Kandi bamwizera bate bataramwumva? Yesu bizeye n'uwundi ntabwo ari we Kristo. Kandi bakumva bate ari ntawe babwirije? Cyo ni ikibazo. Kandi babwiriza bate batatumwe? Aha ngaha ni ikibazo gikomeye. Wowe urumva ubutumwa, ubundi umuntu ubwiriza abantu ubutumwa n'uwatumwe n'Imana, akabwiriza ubutumwa bwa Kristo. Ese Elena White cyangwa Tezi Russell cyangwa Joseph Smith cyangwa Branham bari intumwa za Kristo? Tuzabigenzuza ibyanditswe nyabari intumwa ze. Kuko rero intumwa ntabwo ishobora kubwiriza ikindi bwiza Yesu Kristo wabambwe. Paulo niko yavuze mu rwandiko yandikiye Abikorinto rwa mbere, yuko Kristo wabambwe we ari wabwiriza nta kindi. Icyo niyo tugomba gushakisha. Ariko se twamenya yuko Imana itamuduhaye ngo tumenye uwo ari we, tumuvuge tumuzi. Yes. Pastor murakoze. Wenda reka dusomeho nk'izindi message zingahe, kuko ntabwo ari abo bonyine baba baranditse, hari abandi baba barabashimiye. Hanyuma mu bintu twifuza, nanjye ngizemo icyifuzo, nifuza ko muzatuganiriza kindi, ni igice cya 7 cy'umuhanuzi Daniel, cyane ku birebana na kare agahembe kameze kuri iriya nyamaswa ifite amahembe 10 ngatarakurwa. Ako gahembe ngo kagira amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ngo gakora ibihe n'amategeko, kandi birekerwa mu maboko yabo kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashira. Ako gahembe rero bakunda kuvuga ko ari ubupapa, papa ari wakoye ibihe n'iminsi n'amategeko, ngakaba ari we antikristo wavugwaga. Muzadufasha kuko niwo abantu bakunda kwifasha cyane, akerekana ngo yakoye ibihe n'amategeko, ngo ngashyiraho icyumweru sande ngo umunsi wo gusenga ibigirwamana, ikigirwamana cy'izuba, mune natwe ngo dusenga izuba. Muzadufasha. Reka dusome message. Uyu yaravuze ngo uhoraho akunezerwe. Undi aravuga ngo umwana ku ishuri yakoze ikosa bamuhanisha kumwirukana, njya ku ishuri ndabaza impamvu bamwirukanye kandi kizira guhana umwana. Abayobozi bambwiye ko guhana umwana atari bibi,
ikibi ari ukumukomeretsa. Ubwo barimo kuvuga iza nyigisho batubwiraga yuko ngo abana bakuyeho ikintu cyo kuba bahanwa, kandi guhanwa ari byo bikorera umwana. neza ubwo icyo ashaka kuvuga we aravuga ibyamubayeho, agaragaza yuko umwana bamwirukanye, bakuvayo kumwirukana igihano gikwiriye. none se ko bavanyeho umwana kumuhana by'umunyafu bakamuhanisha kumwirukana ku ishuri, ubwo nibwo bamugiriye neza? ubona nicyo ubona ashaka kuvuga, nuko wenda we yabizanye muri iyo sense. ariko twebwe turavuga ngo umwana n'umwana wanjye, n'umwana w'ubwoko, n'umwana w'igihugu. Kumwirukana ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo, kuko umutesheje amahirwe. Hari umuntu yambwiye uburyo bamwirukanye ku ishuri hano muri Saint Andre. Abapadiri baramwirukana ngo kuko yarebye agapira na bagenzi be, agapira bakoresheje televiziyo ngira ngo abana bajya kuryama ngo bagira bate, bagenda bareba agapira. So icyo babatesha amahirwe yo kwiga bari muri Anterina, baramo nagende. Ababyeyi bari ibyumba, noneho baraza baratakambira padiri bati rwose tubabarire, bana bakoze twica ikiru, ntabwo bizongera. Ndaravuga ngo ya. Noneho giye nkavuga nti kuki umuntu ashobora gusabirwa imbabazi ahagaze mu cyimbo cya Kristo ntababarire? Hanyuma nibuka yuko hari abantu batazababarirwa buriya ibyabo byarangiye, nabo ntibashobora kugira imbabazi. Ubwo urumva yuko umwana byaje kumuafekta kwiga, noneho acumbika. N'umwana wabinyibwiraga, ntabwo ari undi muntu. Nawe agaragaza uburyo yahemukiwe. Yari umwana yakoze amakosa, ariko ibyo bituma yirukana muri Anterina. So for that matter, ndibwira yuko ari ikibazo abantu bacu bakwiriye gutekereza. Imbabazi, nimutagira imbabazi namwe ntabwo muzazigirirwa. Umubyeyi araza aratakambya kwikubisa imbere n'uw'idini ryawe, ariko ukanguka ukavutirika wapi nawe yaba atari uw'idini ryawe, Imana tuje kubabarira bose. Hanyuma kuri za nyigisho mwatwigishije z'abana nyine, n'ubundi hari we ari mu Bufaransa, yanditse avuga ngo mu Bufaransa bo baheruka kwemeza mu nteko nshingamategeko ko abana b'imyaka 13 bashobora gusambana n'abagabo ntibabihanirwe. Urumva ko byamaze gutangira. Undi arandika ngo murakoze cyane Pastor Musisi kubw'ubushakashatsi bukomeye utugezaho kandi butwungura kumenya byinshi. Ndasaba umunyamakuru ko yajya reka gutanga ugatanga ikiganiro nk'uko wagiteguye, hanyuma ibibazo byose akabibaza usoje. Ngo nawe twamusubiza. Ibiganiro bigenda bifite uko bikorwa. Ikiganiro tugikora ku buryo twintervina, hakaba ibibazo binyungura nanjye kugira icyo usubiza. Hari n'ibiganiro dushobora gutegura muri ubwo buryo bwashaka, nibwo nabyo tuzabikora. Kuko uburyo bwo kwigisha buranyuranye. Hariho gutegura ikigisho kikarangira, hariho no gutegura ikigisho abantu binjiramo babaza ibibazo, noneho bikungura n'uwigisha kuvugana bya bindi wenda atakabaye avuga, kandi wa wundi ubaza akababarije n'abandi bantu benshi. Pastor murakoze rero. Ni benshi ndabona bageze 25, ariko abantu banditse bibazo nyine bo kwerekana ko ibyo uvuga atari ukuri ntibarenze 3, ariko bigaragara ko ari babandi nyine bo mu idini. Ibibazo kandi turabisobanuye, ndibwira yuko biza kubafasha. Ikindi ntari narakoze numva ngomba kwihataho no kubasabira, kuko urukundo rwose rugomba gusabira umuntu kugira ngo akanguke. Paulo yaduhaye urugero rwiza rwo gusabira abera bose ngo bahishurirwe, bamenye Kristo, bamenye n'Imana, bityo bibafashe kubaho baboneye kandi bazi ukuri. Kuko ushobora kwigisha umuntu ariko guhishurirwa ibyo wigisha n'Imana ibikora, ntabwo ari wowe ushobora kubikorera umuntu. Cyane cyane ndavuga inyigisho z'iyobokamana zo mu mwuka, ntabwo ari umuntu cyakora za Satani zo. Abantu barazifata vuga ko Satani abaha wa mwuka we kugira ngo bayobye, kuko ni inshingano afite zo kuyobya bari mu isi. Ariko umwuka w'Imana we ahabwa abantu b'Imana b'inyangamugayo batoranyijwe kugira ngo bamenye kuri. Niyo mpamvu rero kubyigisha bonda mundamutwara mwigishe kire ku murongo. Ni umuntu mwigeze kuza aza twiyemera ko atigiye mu nkore igiterane, ati iri torero ryanyu nyuma y'ukwezi rya bari maze kuzuramwa abantu 1000. Ndamureba ndumirwa, ese wowe uri iki? Uraza uhindura abantu wese noneho ufashe umwanya erigara abantu babaye ba Kristo nibazi byari. We ariyemera yuko yakora ibitangaza mu kanya gato, ngo twamutekeye yari arimo araho atu no
ibintu tugomba kumenya ko Kristo ari gukora ibintu, Imana kandi igakorera muri we, kuko Imana na Kristo ni umwe. Imana bahumuke. Yego, murakoze cyane. Reka tubasabe noneho kugira ngo musengere aba bantu, hanyuma mutange na nimero zanyu ku muntu wabifuza ajya bahamagara. Murakoze. Kadusenge. Mbere ko dusenga, telefone nomero yanjye ni 0788 50 60 76. Rero abari muri diaspora bo bafata akamenyetso ko guteranya bagashyiraho 250, noneho bagashyiraho 7 88 50 60 76. Imana yo mw'Ijuru ibahe umugisha. Ikiganiro cyadufashije kibaze cyane cyane ku bibazo byagaragaye byavuye mu cyigisho cy'ubushize, kandi nzi yuko byari ngombwa, kandi nizi yuko abari bafite urujijo baza kurushaho gusobanukirwa, kandi n'abacu babajije ibibazo bafite n'ubukana wenda bw'idini nabo baza kugira amahirwe yo kugira icyo bumva. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Reka niho dusengera abera bose, cyane cyane n'ababajije ibibazo ko batumye natwe turushaho guhishurwa n'umwuka wera. Uhoraho Mana databuja, ushimiye aka kanya keza, ushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ikiganiro abo kizageraho kizabaho umugisha, kandi bazagirirwe neza, bahishurirwe ubwiru. Igitwikizo gitwikiriye ku mitima yabo gikurweho, kuko ni Yesu ugikuraho mu buryo bw'umwuka wera. Noneho bagendere bukuri iminsi yose bakiriho. Tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amina. Murakoze cyane bene data mwese mwari mukurikiye ubutumwa bwiza kuri AYALONI, kandi Imana ikomeze kubakuza mu ijambo ryayo no gusobanukirwa. Ubundi kiganiro nakagaruka. Shalom.